Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oya Garachi. Nanda kubwira n'ibyo dukora Surprise Empire Rwanda. Akantu gatoya bana. Akantu ni gato ariko kambere gutya nta kibazo. Ariko harimo ikibazo kandi narimo ndahumeka. Ariko urakabana nko kanya ninde mara gukora akantu k'iminota nk'ibiri wari tukavanamo nta kibazo. Hanyuma ndambe nkubwira ibya Surprise dufata n'akantu ko kunywa hano. Harimo biziki. Ni yacu nta kibazo ni ya company. Dufata n'akantu ko kunywa hano. N'abantu bayibabwira bazi bagira. Abantu muzanye. Nafata giye ngakari. Yo kari bujyane nabyo. Umugenzi wese nazo. Iyo miziki se bari atuma tuvugana. Ni yacu nta kibazo. Baragabanye gake. Aguziko Emma uziko ibintu byose ubongo nta kibazo kandi nge ni muri ubu mvipi wanga nanyize mu bya copyright gabanyaho gakeye karagaro kamanga mbabari basi yivanemo nta kibazo no kuva muri birana yivanemo reka twihagarare hano tunaganira nkubwiraho naburiye gutse hereza abo ngabo twihagarare hano hanyuma rero iminsi myinshi wana ndahari nahanga hanaburiye wamukora ibikise wenda ka ngusana mu nca make mu mako kunywa cyangwa ningiye gusoma ndahari nabo kari muri surprise nuko ndabandi batari muri kamera barabaki nyende kuvuga ngo buri muntu wese hano arakanywa cyangwa ningiye nyine muri surprise cyo kurya niwagira inzara bageze hanga hana Patrick entertain hanyuma nkubwire bimwe mu byo dukora nkuko hano biri kuri fray hano ku rukuta dutungura abantu bagize amasabukuru isabukuru y'amavuko ikindi ubuswe bw'urukundo nk'icyo bita gutera ivi nk'ubu nkabe nka Kasuku agiye gutera ivi sinzi wizere mu gutera ivi oya nge ntago mbyizereramo ko ntazabikora rero urubatse ntago ndubaka ariko ntago nzabikora upfukamira Imana gusa nge mpfukamira Imana aha so abagiye gutera ivi bashobora gutuma Surprise Empire Rwanda ikindi nk'umurasoje amasuri bita graduation n'ibindi birori by'insinzi gushimira umuntu wakugiriye neza n'umuntu umuntu akugira neza bikishyurwa ntabwo ikigamije ari ukwishyurwa ahubwo tugamije ko wenda twagira umusanzu mu Gwino rasta Gwino twagira umusanzu bana hano hazabantuza abantu banjye ngiye bafite abantu banjye hano hose benshi Gwino bantuza Kasuku iyo bantuza rasta yewe bimeze bitise ni wowe komera cyane ngo wakaruko kumwe Wewe urumva ntago nari muzi neza ariko ndamubonye neza cyane byakire neza cyane ruzungu asante kandi tugera amahoro wande kabisa bimeze bitumusa ni fresh ni kuri Surprise Rwanda so ni Surprise Empire Rwanda ikindi gushimira abantu umuntu wakugiriye neza ndakwemera ikindi gushimira abantu wakugiriye neza nko kwenda umuntu yarabye twagiye kumusura ariko twebwe umuntu aradutuma so ni ibyo ngibyo dukora haba ari mu ntara haba ari mu mahanga haba ari mu bakene mukungukira urumva haba hari no kuganira kugira ngo wenda habe urumva dukoresha imodoka essence birumvikana ibikenewe niyo mpamvu y'umuntu akire ko adutuma dushobora ku meza tukaganira ariko gishyizwe imbere so gukorera amafaranga urabizi ko umwaka ushize hari statistique ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yashyize hanze ko nimba ari hagati ya 4 na 5% y'Abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe no kugira ngo natwe tugire uruhare n'umusanzu mu gutuma umuntu yumva mu mutwe ameze neza mu bakorera therapy n'ubuvuzi so ni gutyo arasinze ko byakirenda wabwigira icyo ubwira abantu badukurikiye oya uyu mushinga ni mwiza cyane igitekerezo ni sawa cyane urumva n'abantu baba badafite abantu bashobora kuba babagira aho hantu nyine uvuze kugira ngo bajye gusurprising umuntu wabona ibintu byose ni byiza cyane rwose ni igitekerezo ese nta muntu waza surprising ugatuma Surprise Empire Rwanda ni benshi cyane ndabafite benshi cyane ngomba kuzakora surprise ahubwo komba menye ni iby'ingenzi nkawe rero ubarizwa mu isi y'ubwamamare umwana w'umukobwa burana mwamugeraho neza cyane twamugeraho rwose ko mbona mufite abahungu abahesi no abahehese se ugabanira ku isura nagira cyane kiri kuri kamera ubone umuhehese se yarani n'imfura cyane kiranahubuka ariko kuki ngo ariko ubu nta mugani kuvuga no gutaruka abantu bakuze nko ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri iyo wumva nk'ibintu bakuvugaho ibyiza ibibi abagutuka bavuga neza ubyakira gute jewe rero buriya iyo abantu bamvugaho ibyiza ndushaho kubashimira cyane iyo bamvugaho ibibi byo ni ibisanzwe biramenyerewe Yesu Kristo ari nawe tugendera n'amavwenda mbishyize kuko turi ku munsi wo cyumweru Yesu Kristo umwana w'Imana yaje babizi ko ari umwana w'Imana byari byaranahanwe byaranavuzwe ko zaza
urumva ariko ntago bigeze bamwemera bose. Icyo nicyo cyumva nuramuka utegereje rero ngo abantu bazakwemera wowe Emma uri umwe mu bantu b'abanyakuri nzi ku isi, ariko ntago ariko bose bakwemera. Hari abantu bari bagufata nk'umutekamutwe, hari abantu bashobora gufata nkaho uri iki, hari n'abandi bakwemera nkanjye nk'uko nkanjye se ubona nahinduka kimwe bikoranye kuri social media. Wowe uko uri birahagije, uko uri birahagije kuko wowe ntabwo wabasha gusaragurika nkatwe. Urumva indi nama nakugira rero ni uko wasaragurika nkatwe kandi ntibyakunda ntibyanakubera. Hanyuma nagira ngo wageze hano simba byakugoye ubwire abantu hano aho haherereye, ubwire na nimero y'akazi ni aha ngaha rero bahita ni imbere y'icyapa cyitwa City Center Kigali Convention Center. Tukaba turi i Remera iruhande rw'ahahoze agence. Kandi reka nkunganire ni ku muhanda uva Sonatube ugana mu Giporoso hagati ya Kifaroma na KFC. Ubu cyapa kiba cyanditse ngo Kigali City Center, Kigali Convention Center, Kigali International Airport. Hanyuma wabwira abantu nimero baduhamagara. Nimero hamagaraho isuka jyana kandi nagira ngo ni inkunga ya surprise 07 88 31 88 60. Mwe mukobwa akora hano? Turakorana. Ni mwiza cyane. Wateleviziyo ndibaza. Oya urumva akumva mfite abandi bantu babandeba kuri kamera ntacyo navuga. Ubu utandeka. Kandi nkubwiye ko ntacyo navuga. Hanyuma rero nukuvuga ngo abantu bakumenye nko kuri social media nihe nka recommendation babwira abantu ko mbuga nkoranyambaga kukene na Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda kandi navuze ko ari nziza. Surprise Empire Rwanda abantu bayiyoboke bayigane ibafashe, ntago hakiri bya bintu byo kuvuga ngo urabona twabuze ngo umuntu tubatumaho twagize gute. Surprise Empire Rwanda rwose yajije kubikemura. Hanyuma aba diaspora nawe uri mu diaspora. Aba diaspora kandi arimo ndimo ndabwira. Aba diaspora arimo ndimo ndabwira. No ikibazo cyo cyane kirahubuka ndikina bikizemo. Nabonaga gikamera nabi. Muzakiruka. Cyane muzakiruka. Ntago nagikunze yabe na gato. Abantu bambwira tukase kuko ubona nugutuka cyane uko muvuga. Njyewe niko mvuga niko nteye nyine niyo kamera yanjye. Ababinkundira barabinkundira, ababinyegera nyine nabo kabisa nkunda kwaga kandi njyewe nyumenye kunyanga yaba tuzanyange cyane. Abakamija nkunda kuri YouTube iyo soje ikiganiro mujyana ngo nawe uzasa nk'ubabwira urumva ntago nabitinye nayivuze nimero ariko rero nimero ni iyi ngiyi kira cyane wacyara zooming hano zooming. Noneho ikindi kandi kugira ngo umenye n'ibyo dukora ubwo namaze kuba umunyamuryango yego cyane muri nishiri wayifasha cyangwa nimo ndipanga kasi oya ntago oya urimo ni kuri website cyane Surprise izi zose ni imbuga nkoranyambaga kuri YouTube ni Surprise Empire Rwanda, kuri Facebook ni Surprise Empire Rwanda, kuri TikTok ni Surprise Empire Rwanda, no kuri Instagram ni Surprise Empire Rwanda. Na website rero ikaba ari iyi ngiyi surpriseempire.rwa. Hanyuma yenda ku kintu kigendanye niyo bavuze ngo uri muramvangira nawe uretse gatumaze yego sorry uri murazuminga cyane. No ukuvuga ngo hano kuri email ushaka kuvugisha abantu muri Surprise Empire Rwanda no kuvuga ngo wabavugishiriza hano. Ino nimero iri kuri WhatsApp ni iye muri zose. Izi zose ziri kuri WhatsApp. No kuvuga ngo rero ukitwa mu diaspora we kubeshya ngo wabuze abantu tumi wanyu mu rugo, we kubeshya ngo wabintu bya bibisha wangu ntabwo ushaka guparticipa, wabuze ukuntu wakohereza kadongo graduation n'ibyo byose, bandikire Surprise Empire Rwanda bagufasha. Wowe uri murarangara cyane. Hanyuma kirarangara umututse bara ntabwo nagikunze. Ntabwo wagikunze ukunda abahungu ukunda abahungu kirahubuka. Hanyuma ndagira ngo utuganize nje ndi mu Rwanda sindaketse rigeze kujya Tanzania ibyumweru 2 aho nkawe uhora ugenda amahanga nk'icyogere mu nkuba wadusangiza nk'ubuzima bw'umu diaspora uturanye n'abanyamahanga batavuga ikinyarwanda agahinda kabije irungu ku buryo cyaba ari igihe cyiza cyo kugana Surprise Empire Rwanda muri iki gihe. So no kuvuga ngo abantu bose baba diaspora urumva icyo nabasanga ndetse no kuba batabona abantu baganiriza ibintu bibasetsa. Ukajya usanga umuntu arashaka kujya gushaka ibintu bimusetsa akabishakira kuri YouTube gusa atabona ubimubwira direct. Sinzi no banahinduranye muri conversation. So urumva rero Surprise Empire Rwanda niba mufite iyo system yanyu yo kuba mwenda mwafasha umuntu kumukorera therapy online nabyo ni byiza cyane. Haba kuri Zoom n'ibiki byose ko na Zoom muzayikiro. Zoom hari Zoom, Telegram, urumva umuntu muri Bushinwa ntabwo mushobora kuba mwahamagarana kuri WhatsApp. Sometimes bakoresha WeChat, bakoresha Telegram, nabyo muzabishyira mu byongerero. Bagize amahirwe kukugira ahubwo akabaza kamatsi. Oya numvugisha byinshi narambirwa. Oya ntago bamfura we no kuki bwaje gucika n'uyu munsi byarengera bayifura cyane. Urumva numvugisha byinshi
ndaza kuza kurambirwa, ahubwo wowe tugende uko turagenda dukora ibintu byinshi ndaguhereza ibiganiro byinshi uyu munsi uramfite. Noneho dusoza akasuko kuri social media niki cyari cyakuba kuryumva, niki cyakubaye kuryumvise social media waziva burundu? Nta kintu na kimwe cyari cyambaho ku buryo nakumva social media naziva burundu, ahubwo buri munsi uko bugisha nuko bukeye ngenda nzikunda, uko ngenda mpungukira abantu benshi nkahungukira abakire. Ibaze nk'uyu munsi mu gitondo nahise nungukira umukire wawe. None se nkanjye nk'umunyamakuru urabizi nkuko washira ingenda ahantu hatandukanye, ufite idantara kuntu bavango ngo kasoko ngo aho ndutukana, iyo byumvise bifata gute ntibiguca intege? Agasubo ngo Emma, noneho ni nk'ukuntu hashobora kubyuka umuntu mu gitondo akavuga ngo mutuzuye ibyo nduzuye nibyo nyine mubwire. So ibyo ngibyo ntago ari identity yanjye, sinzi niba ubyumva. Yego, ntago ari identity yanjye. Iyo umuntu abivuze nk'uko ngo namane we komeza ubivuga ibyo ngibyo byiza. Hari ifoto nigeze kubona uri Hollywood, ndibaza ko yari yukuri icyo gihe yari tarazi. Iyo ubona showbiz nyarwanda, nawe uri umwe mu bantu bashyize itafari mu kango showbiz nyarwanda igera higera, ubona umuziki wacu filime niki twakora ngo surprise kandi kugera mu muziki akose nawe nta kireka dusoreza hangana. Emma nawe njya mwemera. Okay, mbaza nayo nyine turasoje nawe maranyara mu byasho bizi byose. Abastari ni bamwe makina surprise, sinyivuga no ku bahanzi none ho byo abahanzi nabatindi nabakene nta kintu bafite. Nyine niki cyakorwa kugira ngo umuziki wacu hatane ku ruhando mpuzamahanga? Icyakorwa cyo ntacyo ko ntago bateze kuzawuzamura nibateze kuzawuzamura